Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana nibikomeze bigwire muri mwebwe. Twongeye kugaruka muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, aho dukomeje kurushaho kumenya no gusobanukirwa byinshi cyane. Mwuka wera agenda dufasha gusobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Nta muhanga w'iki gitabo, ariko twese abamenye Kristo ndetse n'abamwizera turabizi neza kandi turabisobanukiwe neza ko umuhanga mu gusobanura Bibiliya ari Mwuka wera. Rero Mwuka wera uko agenda dufasha, uko agenda dushoboza, niko tugenda turushaho gusobanukirwa umunsi ku wundi. Tubahaye ikaze rero mwese, mwarimo kumbuye uyu mwanya, mwese tubahaye ikaze. Ari abari mu Rwanda, ari abari hanze y'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze kugira ngo tubane muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Reka twiragize Imana, reka dusenge Imana, ubundi dutangire ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, izina ryawe ryubaha, ubwami bwawe nibuze. Reka ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Mu izina ryawe Yesu Kristo tuguhaye ikaze, tuguhaye ikaze Mwana. Reka uzubane natwe muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Reka uzudufashe, ukomeze urusheho kudusobanurira, ukomeze urusheho Mwami kuganza mu mitima yacu, kugira ngo imitima yacu ikomeze kumva kandi yumvire ndetse yite ku cyo udusaba mu iri jambo ryawe turimo turaganira kugeza kuri uyu munsi. Wera wa Isiraheli gitari cy'amahanga, rero tubana natwe, ugumane natwe, mbaraga zawe zitugote, bwiza bwawe buturasire, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tuboneyeho gushimira abantu mwese twabanye kuva ku gice cya mbere kugeza kuri uyu munsi. Tugiye kuganira ku gice cya 4 cy'isengesho ry'umwami. Turacyaganira kandi ku isengesho ry'umwami. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, ubundi tugaruke dukomerezeho igice cyacu cya 4 cy'uyu munsi, aho tugiye kuganira nanone ku isengesho ry'umwami. Twibaza ngo gusenga niki, cyo twaragisobanuye, ahubwo turimo turareba bimwe mu bice bigize isengesho ry'umwami n'ibisobanuro byabyo. Yesu umugisha mwinshi cyane. Reka dusome muri Matayo ibice 6 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 13. Haravuga ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uduharire imyenda yacu uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Tuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Yesu umugisha mwinshi cyane. Mwese dukomeje kubana muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Twatangiye tuganira tuvuga ngo gusenga niki, nicyo kintu twahereyeho kuva ku munsi wa mbere, aho tugeze ku gice cya 4 tuvuga ngo tureba kuri bimwe mu bice bigize isengesho kandi tunabisobanura. Kubo tutatangiranye nabo, twatangiye tuvuga ngo gusenga niki. Iki kintu twakiganiriyeho cyane mu buryo burambuye. Tubona ko gusenga ari ugushyira ibyifuzo byacu imbere y'Imana, kubijyanye n'ubushake bwayo mu izina rya Yesu Kristo, hamwe no kwihana ibyaha byacu no gushima uzirikana imbabazi z'Imana. Ibyo byose twabonye ko twagenda tubisanga muri Zaburi ibice 10 ku murongo wa 17, Zaburi ibice 62 umurongo wa 8, muri Matayo ibice 7 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8, muri Yohana wa mbere ibice 5 ku murongo wa 14, Yohana ibice 16 umurongo wa 23 kugeza ku murongo wa 24. Ibyo byose ni bice wagenda uboneraho iki kintu cyitwa cyangwa ijambo ryitwa gusenga. Yesu umugisha mwinshi cyane. Tubona umuyoboro Imana yatanze mu gusenga. Turangije tugenda tureba ibice bigize cyangwa ibika bigize isengesho. Icyambere twabonye, twarabanje kureba ngo izina
ryawe ryubahwe. Twabonye ko tubisenga tugira ngo Imana ishoboze twebwe n'abandi kuyihesha icyubahiro kiyikwiye aho yimenyekanishije ubwayo, ibindi byose ibitanga ku bw'icyubahiro cyayo. Icyo nicyo gice cya mbere twabonye tuvuga ngo izina ryawe ryubahwe. Tubona ibyo bisobanuro byose tumaze gusoma, nabyo tubona ko twabisanga muri Zaburi ibice 67 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Twaje kureba kandi ku kindi cya kabiri, twaje kureba irindi jambo cyangwa ikindi gika cya kabiri kivuga ngo ubwami bwawe buze. Bivuze ngo tuba dusenga dusenyera Satani ngo ubwami bwe butsindwe, maze ubwami bw'ubuntu bw'Imana buganze twubwacu na bagenzi bacu, tugasaba ngo Imana iturindire mu buntu bwayo, maze ubwami bw'icyubahiro bujya imbere yacu, butujya imbere. Imana ishimwe. Ibyo byose tubona ko twabisanga muri Matayo ibice 12 umurongo wa 25 kugeza ku wa 28, ndetse no mu Baroma 16:20. Imana ishimwe cyane. Aho duherutse kuganira, twaganiriye ku gice cyaho cya 3, aho twarebye ku gika kivuga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Tubona ko tuba dusaba Imana kubw'ubuntu bwayo idushoboze twifuza kumenya, kumvira bijyanye n'ubushake bwayo muri byose, nk'uko n'abamarayika bayo babikora mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Aho naho tubona ko twabisanga muri Zaburi ibice 19 umurongo wa 14, ndetse no muri Zaburi nanone ibice 119 umurongo wa mbere. Tubona ko twabisanga mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 20 kugeza ku wa 21. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. None uyu munsi tugiye kuganira ku gika cya 4. Iyo turi gusenga niki dusaba ku nshuro ya 4 iyo dusenga isengesho ry'umwami. Icyo nicyo kintu tugiye kuganiraho uyu munsi wa none. Turaganira ku ijambo rivuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Iryo ni ryo jambo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Kandi turaza nanone kwifashisha Bibiliya, kuko Bibiliya niyo idufasha gusobanukirwa ibi byose. Aha niho Kristo yabitse iby'ubwenge byose. Aha niho rero turi buze kwifashisha Bibiliya cyane. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Reka tubanze turebere hamwe ijambo ry'Imana, turaje turisome. Ariko iyo tuvuze ngo duhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tuba dusaba impano y'Imana itangira ubuntu ngo duhabwe umugabane mwiza. Duhabwe umugabane mwiza mu by'ubu buzima, tukanezererwa imigisha yayo yose hamwe. Iri jambo turarisubiramo. Iyo tuvuze ngo duhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tuba tuvuze ngo tuba dusaba impano y'Imana itangira ubuntu ngo duhabwe umugabane mwiza mu by'ubu buzima, tukanezererwa imigisha yayo yose hamwe. Imana mu ijuru ishimwe cyane. Icyo nicyo gisobanuro cy'ibyo ngibyo. Kandi reka mbabwize ukuri, nta handi hantu dushobora kubona umugabane mwiza, nta handi dushobora gusanga impano nziza ibyanyura imitima yacu, uretse mu isengesho dusenga, uretse mu buntu bw'Imana. Rero iri jambo riravuze ngo tuba dusaba impano y'Imana. Ese nawe urashaka impano y'Imana? Hano mu mpano y'Imana, aha niho tujya turushaho gusobanukirwa no kumenya byinshi cyane
twifuza mu by'ubu buzima. Iyo turi gusenga, iyo turi gusaba, ubushize narababwiye ngo Imana yita ku byo dukeneye kurusha ibyo dushaka, kubera ko ibyo dushaka rimwe na rimwe hari igihe bishobora kuba byatwica, hari igihe bishobora kuba byatwicisha, kuko ibyo dushaka twebwe tubibuze ntacyo twaba, tubibuze ntabwo twapfa, tubibuze ntabwo twaseba. Ariko ibyo ukeneye uramutse ubibuze wakwandagara, wagaragara nabi muri sosiyete ya hano hanze, wagaragara nabi muri buri ahantu hose wanyura. Niyo mpamvu Imana yacu yita ku byo dukeneye, ikaduha impano zayo za buri munsi, umunsi ku wundi igendana natwe, itubwira ngo witinya. Iri jambo witinya ni ijambo Imana itubwira buri munsi, buri gitondo uko tubyutse. Hari ijambo ubwirwa ngo ntutinye. Iryo ni ijambo ubwirwa buri munsi, ni ijambo ryanditse muri Bibiliya inshuro zingana n'iminsi umwaka umaze. Iri jambo ntutinye bivuze ngo ni ijambo ugendana naryo, ubana naryo, ukwiye kujya uhagarara udatinya, udahinda umushyitsi, ugahagarara mu bigeragezo, mu ntambara, mu isengesho usenga, kugira ngo Imana ijye gushoboza, ijye ibana nawe, ijye kwambika imbaraga muri byose ukora, muri byose ubamo. Ugasaba impano y'Imana ikabana nawe, Imana ikajya iguha impano yayo, igakorana nayo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Hari igihe dusenga rimwe na rimwe tukibwira ko Imana itatwumvise, ariko nagira ngo ubwire ko igihe cyose waje imbere y'Imana, Imana irakumva, Imana irakumva. Ndagira ngo ubwire ngo icyo ubura ni kimwe gusa, ubura kwizera, kugira ngo wizere ko icyakujyanye mu gusenga cyangwa icyakuzanye imbere y'ubutware bw'Imana ishoboye byose. Iyo wabuze kwizera, ndagira ngo wibutse ko iyo udafite kwizera utakaza byose. Ndagira ngo ubwire ko umutima uhagaze udashobora kubona Imana, kuko nta juru ry'abiganyira, nta juru ry'abafite imitima ihagaze, iryo ntaryo. Igihe cyose uhagurutse ugiye gusenga Imana, uba ugomba gushira amanga, uba ugomba guhagarara ushize amanga, udafite ubwoba, ukamenya ko uje imbere y'umugabo ukomeye cyane. Muri ibi bihe dusohemo turimo, ni ibihe ukwiye kugira ibihe bidasanzwe byo kubana n'Imana, byo gusenga Imana, ukiyegereza Imana, ugasenga Imana, ukabana n'Imana ku rwego rw'uko ugomba gukorana n'Imana. Imana ishimwe cyane, ugomba gukorana n'Imana. Pawulo yaravuze ngo ubwo dukorana nayo, urumva yari amaze kugera ku kigero gikomeye cyane cyo gukorana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyi Imana yacu, iyo wamaze kuba umwizerwa imbere yayo, iyo wamaze kuba umwizerwa kuri yo, Imana ishimwe cyane, igenda ikumenera amabanga amwe namwe kandi gushoboresha ibyo utabasha gushobora. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ubwire ko mu bintu bigora, mu bintu bivuna cyane, ni ukuba mu buzima bwo gusenga udafite kwizera, udafite ibyiringiro. Elisa yabanye n'umugaragu we Gihazi, ariko Gihazi ntabwo yagiraga kwizera, ntabwo yizeraga Imana ku kigero gikwiriye, ntabwo yizeraga Imana ku rwego yashoboraga kuba yakorana n'Imana. Ariko shebuja yakoranaga n'Imana, yarabanye n'Imana ku rwego rukomeye cyane. Igihe kimwe abasirikare baza kubafata aho bari bari. Gihazi abakubise amaso, agira ubwoba, ahinda umushyitsi, ajya gukomangira shebuja, aramubwira ati ntabwo wamenye ibyabaye, wowe urasinziriye, twamaze kugotwa, baje kudufata, baratujyanye, ibihe byakomeye, wowe urasinziriye, wowe uraryamye. Elisa ntabwo yigeze agira ubwoba, kubera ko yari yizeye imbaraga z'Imana, ahubwo yahagaze mu butware bw'Imana. arangije agira agahinda kenshi cyane, arangije agira agahinda kenshi, asengana agahinda kenshi, aravuga ati data,
mukore ku maso abashe kureba ingabo ziturinze uko zingana. Rero ingabo za Satani cyangwa ibitero bya Satani ni ibitero bigaragara, kandi ndagira ngo ubwire ngo Satani ntabwo ari umuswa, ntabwo ari igicucu, nawe ubwe azi gutata, akaza agatata agashaka kumenya imbaraga cyangwa ingano y'ijambo umutima wawe ubitse. Ingano aba agomba gutata ingano y'imbaraga ufite, kugira ngo abone aho aguterera. Rero Satani araza akiyoberanya mu bigaragarira amaso yawe, kuko azi neza iby'umutima wawe, ibyo wowe ushaka kwirukankira. Kandi Satani nawe ubwe arareba, akitegereza, agashakisha ikigomba gushitura umutima wawe uko byagenda kose, cyangwa ikigomba guhabya umutima wawe ugasubira inyuma, bikarangira uguye mu maboko y'umwanzi Satani. Ariko Kristo imbaraga ze cyangwa ingabo ze ni ingabo ziri ahatagaragara, ni ingabo zitagaragara ariko zitugose. Izo ngabo rero iyo dufite kwizera gukomeye cyane, izo ngizo tuzibonesha amaso yacu y'umwuka. Amaso yacu y'umubiri ntabwo abasha kubona izo ngabo ziturinze, ariko amaso y'umwuka abana n'izo ngabo, areba izo ngabo, ndetse n'imitima yacu iganira n'izo ngabo, kuko ni ingabo Yesu yaduhaye. Baririmbye ngo inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kurwanirira. Baravuga ngo zoherejwe n'Imana, ngo kandi ngo ntabwo Imana yakwemera ko urenganura. Ni ukuvuga ngo izi ngabo z'Imana yashyize ku buzima bwawe ni ingabo n'umwanzi atabasha kubonesha amaso ye. Gusa Satani cyakora aza kwica ahazaza hawe, kuko aza ugana, ariko ntabwo aho urimo uragana, aho urimo urerekeza Satani arahazi. Niyo mpamvu aza kurwanya, ashaka kwica ahazaza hawe. Imana Data nayo aho ugana irahazi, kuko niyo yahateguriye ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo aho uri kujya Imana irahazi, aho urimo uragana Imana niyo yahateguye, kandi aho uhagaze Imana irahabona, Imana irahazi, kandi Imana izi icyo ukeneye. Satani nawe aho uri kugana arahazi, ariko ntabwo azi imbaraga ugiye gukoresha cyangwa imbaraga zigiye kubana nawe muri urwo rugendo kugira ugere ku cy'Imana yaguteguriye. Satani rero ariko amaso ye neza arimajina, akamenya neza aho urimo uragana aho ariho. Icyo akora ni iki rero? Satani aza kugutangirira mu itangiriro. Satani aguhera mu itangiriro aho ngaho. Iyo Kristo abyitegereje akareba, akabona ko aho ngaho ugomba kuharwana urugamba rukomeye cyane, ariko Satani ashaka kwica ahazaza hawe. Ni ukuvuga ngo Yesu ajya mu hazaza, yaragize akakwambika imbaraga, akagusigira imbaraga ugomba guhagararana nazo muri bya bigeragezo ugiye kurwana nabyo, kugira ngo ubashe gushyika ku isezerano Kristo yaguteguriye. Ni ukuvuga ngo Satani cyakora ni iki? Aragenda akarya kopi y'igisubizo cyangwa yaho uri muragana, akaza akayigushyira imbere. Yamara kuyigushyira imbere, akakwereka inzira ya bugufi ugomba kunyuramo. Ni ukuvuga ngo muri ya nzira ya bugufi Satani aguteguriye harimo umutego ukomeye cyane ugomba kugwamo, ariko inzira y'Imana igomba kuba ndende, kuko yakwambitse imbaraga ugomba kubana nazo. Ni ukuvuga ngo mu rugendo uri muraganamo kugira ngo ugere ku gisubizo cyawe, hari intambara ugomba kurwana nazo, ariko Yesu yaguhaye imbaraga, ariko Yesu yakwambitse imbaraga. Ikosa Yesu atakora, ntabwo yakwereka intambara uzahura nazo muri urwo rugendo, ariko akwereka aho uri muragana hariho, ariko mo hagati ntabwo ahakwereka. Satani arakurwanya, ariko Yesu akakwambika imbaraga.
Meshaka, Saduraka, Abedenego bahagaze mu guhamya, bahamya imbaraga z'Imana, bahamya gukomera kw'Imana. Ariko nubwo babihamyaga, babonaga urupfu imbere yabo, ariko kwizera kwabo kuko bemeza ko hari imbaraga z'Imana ziruta ibyo bagiye kunyuramo. Niyo mpamvu basubije Nebukadinezari, baramubwira ngo Imana yacu ishobora kudukiza. Baramubwira ngo ariko naho itadukiza, ntabwo twiteguye kukubararira. Naho itadukiza, ntabwo twiteguye kugupfukamira. Naho itadukiza, ntabwo turi bugupfukamire. Naho itadukiza, imitima yacu iracyakomeye ku Mana. Naho umutima ukwiye guhagarara, ukwiye gukomera ku Mana, utagendeye kubigaragara. Abantu benshi bahanze amaso ibifatika, abantu benshi bahanze amaso ibigaragara. Ubushize narababwiye ngo Yesu ntabwo yitwa Yesu Kristo ku buzima bwawe kubera ibyo yakoze. Ni ukuvuga ngo niyo atabikora ugomba guhamya ko ari umwami. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ukwiye guhagarara ugahamya imbaraga ze, ugahamya gukomera kwe, ugahamya ubutware bwe n'ubushobozi bwe. Imana mu ijuru ishimwe cyane. Noneho tugiye kuganira, tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Migani ibice byaho 30, umurongo wa 8 kugeza ku murongo waho wa 10. Reka twongere twibukiranye, nongere mbibutse ikiganiro turimo turaganiraho kuri uyu munsi. Turimo turaganira ku nshuro ya 4 rivuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 8 uravuga ngo nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure, ntumbe ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ngaburire ibyo kurya binkwiriye, kugira ngo ndahaga nkaguhakana nti Uwiteka niki, cyangwa nkaba umukene nkiba nkagahisha izina ry'Imana yanjye. Ntukabeshere umugaragu kuri shebuja, kugira ngo atakuvuma ugatsindwa n'urubanza. Imana mu ijuru ishimwe cyane. Salomo yaravuze ngo we muri rya sengesho yasenze avuga ngo ibyo kurya byange by'uyu munsi, we yatangiye yahereye ku murongo wa 7 avuga ngo kandi ngo ngusabye ibintu bibiri ntubinyime umwanya kiriho. Ariko ageze ku wa 8 aravuga ngo nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Ageze ku wa 9 aravuga ngo tukiri hano ku wa 8 yaravuze ngo ntumbe ubukire cyangwa ubukene. Kubera iki? Yabisobanura ageze ku wa 9 yaravuze ngo mpaye ubukire nshobora kuguhakana, mpaye ubukire burenze imbaraga zanjye. Arugera avuga ngo ushobora kumpa ubukene nanone nkagahisha izina ryawe. Ariko uyu munsi wa none ngusabye ibintu bibiri, wowe ntubinyime. Mbibyo kurya byange by'uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Iri jambo turi kuganiraho iki gika cya 4 kiravuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose dukwiye guhanga amaso yacu ku Mana. Buri uko ubyutse, buri uko ukangutse, ukwiye kujya uhanga amaso yawe ku Mana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yavuze ngo nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Nawe Kristo agukureho ibitagira umumaro. Uyu munsi Kristo akuvaneho ibinyoma. Uyu munsi Kristo agukureho ibidafite umumaro byose mu izina rya Yesu Kristo. Rero hagarara mu butware bw'Imana, uhagarare mu bushobozi bw'Imana, uhagarare mu gukomera kw'Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane, kandi Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. Rero ibi byose nanone kandi reka mbaye imirongo ushobora kubisangamo. Ushobora kubisanga muri Matayo ibice 6 umurongo wa 31 kugeza ku murongo wa 34, no mu Bafilipi ibice 4 umurongo wa 11 ndetse n'umurongo wa 19. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Rero hagarara mu kwizera, uhagarare mu butware bw'Imana, uhanga amaso yawe Kristo. Muri ibyo yararirimbye ngo wiringire Imana, nguyiringira, ngo ngo ntajya bura amahoro, ngo meshe dashira, ngo ntabwo ajya bura amahoro, ntabwo ajya bura umutekano, ntajya bura umunezero. Nawe ntiwabura umunezero, nawe ntiwabura gukomera kw'Imana, nawe ntiwabura kubona Imana. Rero uyu munsi wa none Imana iguha ubutware, Imana iguha ubushobozi bwayo mu izina rya Yesu Kristo. Reka ducumbikira ahangaha, ejo tuzagaruka tuganira ku gika cya 5.